gukurikira ababyeyi batuye ku kirwa cya Nkombo mu karere ka Rusizi baravuga ko bakigorwa no kugera ku kigo nderabuzima cyane cyane bagiye kubyara. Bamwe mu baganire n'umunyamakuru wacu bamutangarije ko ibi biterwa nuko iki kirwa cyose nta mbangugira gutabara ihari. Ubwo bagaragarizaga iki kibazo Perezida wa Sena y'u Rwanda Bernard Makuza yasabye ubuyobozi bw'aka karere kuba bwabonye iyo mbangukira gutabara bitarenze ingengo y'imari y'umwaka utaha 2019 na 2020. Arabifite mu buryo burambuye umunyamakuru wacu Musabwa Ephraim. Uretse n'imbangukira gutabara kuri iki kirwa nta n'indi modoka ihagera kuko ari rwagati mu mazi. Aba baturage biganjemo ababyeyi bavuga ko bahangayikira mu nzira bajya kubyara dore ko abenshi baba baturutse mu tugari twitaruye ikigo nderabuzima. Bamwe bavuga ko bakora urugendo rw'amasaha 2 n'amaguru. Icyo gihe iyo hagize utungurwa n'inda ngo hari ubwo biba ngombwa ko abyarira mu nzira. Nubwo batavuga amande bacibwa, aba babyeyi bemeza ko iyo hagize ubyarira mu nzira ubuyobozi bwirengagiza ko nta mbangukira gutabara ihaba maze bakabaca amafaranga y'amande. Ni bibazo cyane. Tugenda ku maguru wagera mu nzira indika kukomera mu nzira iri kukurya ukabyarira mu nzira bakaguca amafaranga. Kubera iki? Twabuze indango kira kutabara nyine dutwara. None mujya mugenda nini? N'amaguru. N'amaguru tugendamo. Aba babyeyi kandi ntibatinya no kuvuga ko bafite impungenge z'uko bashobora guhitanwa n'inda cyangwa hagapfa umwana uvuka muri icyo gihe baba bakiri mu nzira. Iyo tugiye ku bitaro tugiye kubyara kubera kubona ikintu cy'ijyana abana bagatupfira mu maguru. Iyo tugiye kwa muganga tugenda twarushe kubera ko twavuye na kure, noneho twajya kubyara tukagenda abana banaruhiye mu maguru ndetse n'abana bagapfa. Nta mbangukira gutabara tugira hano iwacu ni amasaha 2. Ab'inkwakuzi bashobora gukoresha ingobyi ya kinyarwanda ariko bakemeza ko aho igihe kigeze itakigezweho ndetse bakanemeza ko nta kinini yabafasha mu gihe umubyeyi ari kugise. Umuntu yarwaye nyine nizo ngorane bashaka ingobyi cyangwa bagashyira mu bwato bakakubuka gutyo. Barifuza ko babona ingobyi ya kijyambere dore ko n'ingobyi gakondo nayo itagipfa kuboneka. Ababyeyi batwite iyo bagiye kwa muganga bamwe batwara mu maboko, iyo bageze baba barushye. Hari igihe umwana uri mu nda agira ikibazo akaza kuvuka yagize gute yarushye. Cyo dusaba nuko baduhereza imbangukira gutabara. Ubwo bagaragarizaga iki kibazo Perezida wa Sena y'u Rwanda Bernard Makuza ntiyakivuzeho byinshi kuko yasanze n'akarere ka Rusizi kagifite mu migambi mu ngengo y'imari y'umwaka utaha wa 2019-2020 aho yabasezeranyije gukomeza gutunganya imihanda neza. Ni ikintu cyumvikana, ikintu kigomba gukorwa muri iyi minsi ni ugukomeza gutunganya imihanda cyane cyane iva mu tugari igana kuri icyo kigo nderabuzima. Naho ubundi kuba haratekerejwe ko iyo ngobyi y'abarwayi yaboneka biri mu igenabigambi ry'ejo bundi mu rwego rw'akarere. Umurenge wa Nkombo ugizwe n'abaturage basaga 18,000 ukaba ufite utugari 5. Abagowe n'iki kibazo cyane cyane babarizwa mu tugari 3 aritwo Ishwa, Kamagimbo na Rwenje. Abaturage bose nta handi bashobora kwivuriza uretse kuri iki kigo nderabuzima cy'umurenge wa Nkombo dore ko muri utu tugari twose akagari ka Ishwa ariko konyine gafite ivuriro ryunganira iki kigo nderabuzima Poste de Santé. Ikibazo cyo kwivuriza ku Nkombo kandi ubukana bwacu bwongera kwiyongera iyo hagize nkoherezwa ku bitaro by'akarere aho agomba gutega ubwato nabwo bukagera ku bitaro nyuma y'amasaha atari make kubera ububi bw'umuhanda w'ibirometero 13 uva hitwa Busekanka mu murenge wa Nkanka werekeza